yishoboye hajyamo abazwi twebwe barabanda rugufi nyine ubwo urabyumva nta kigenda. Hehe hajya bazwi aho ngaho bafasha batishoboye. Kayiranga Innocent umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Muhanga yatubwiye ko iki kibazo kizwi kandi ko habaho gahunda yo kugikurikirana ababikora nabi bagahanwa. Icyo nakubwira nuko twarabitangiye izo gahunda za leta y'aba VUP y'abagira inka twatangiye gukora assessment kugira ngo turebe koko ese izi gahunda nkuko turimo kuzishyira mu bikorwa zirimo ziragenda uko bikwiriye. Hari aho kuko twasanze ko harimo ibigomba gukosorwa ariko noneho urebye muri rusange rwose ibintu bigenda bikorwa neza ariko aho byagiye bigaragara yuko hari abakozi cyangwa se abayobozi bagizemo uruhare kugira ngo izo gahunda zitagenda neza hari nabo twafatiye ibihano bamwe muri bo urumva rero yuko turabikurikiranye nk'ubuyobozi bw'akarere. Abayobozi batatu nibo bamarije gufatwa bazira gukoresha ikimenyane ndetse na ruswa muri gahunda ya VUP muri aka karere ka Muhanga. Jules Sugira, Contact TV mu karere ka Muhanga.